iyo umwuka wera ari muri wowe ujya muri banki ugakora ku mafaranga y'abandi ukajya uyabara kandi uhembwa wenda se 5 cyangwa 200 ukajya uyabara satana bati wacomoyemo umwuka wera akavuga ati oya ndi umukristo, komeza umukristo ukihangana kugeza igihe bazakuvana kuri 200 bakugeza kuri 500 ukazavuga kuri miliyoni. Umumaro w'umwuka wera nukaduha kwihangana n'ibitihangana. Ubuse babwira agasugo kari kuri Yosefu afungwa nta cyaha afite, ariko umumaro w'umwuka wera wamukiza agasuzuguro yisanga ibwami n'abamufungisha bamuzira mu birori. Ari uwa kabiri ku mwami. Ndakwatura ihumure, Kristo agiye kuza mu buzima bwawe. Umumaro w'umwuka wera kwaramuhawe, kwaramusigiwe, nta kindi ni ukugira ngo gukiza agasuzuguro. Nturi wenyine, yadusigiye umufasha w'umwuka wera. Amen. Ntabwo turi twenyine, yadusigiye umufasha w'umwuka wera wo kudukiza agasuzuguro. Yesu ajya kujya mu ijuru yadusigiye umufasha w'umwuka wera, kandi kagomba kuva mu izina ryawe. Akira amahoro Yesu atanga, akira amahoro ava ku mwuka wera. Umumaro w'umwuka wera mu muntu aguha amahoro, muri wowe ukagira amahoro. Za dayimoni za nyabingi uduhinda tw'iwanyu, karande z'iwanyu, ibitutsi by'abantu, inyuro z'abantu, umwuka wera arakoropa ibyo bintu byose akajugunya muri pube ugasinzira nk'agahinja. Umwuka wera aguha amahoro, acira amahoro nawe nkurikiye. Umwuka wera naguha amahoro ujye uryama neza, usinzire neza. Umwuka wera aguha amahoro. Amahoro atanga n'ahandi wayabona. Amahoro atanga n'ahantu wayakura, n'ahantu wayagura. Umwuka wera atanga amahoro. Ni ibintu 20 ntabwo nava ngo birangize, nshoreje ku mahoro agira. Turasoma duhereye ku murongo wa 7 tugire ku wa 11. Yego, wasubiramo wenda turasoma mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 16. Turasoma kuva ku murongo wa 7 tugere ku wa 11. Aravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Amen. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka n'iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriwe iteka. Amen. Amen. Wakonye ukarisubiramo iryo jambo neza. Yohana igice cya 16 umurongo wa 7 kugera kwa 11 haravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi. Hallelujah. Abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Imana igumugisha rekeraho. Amen. Umufasha ni umwuka wera. Uyu ni Yesu. Uyu ni Yesu yararimo aganira n'intumwa z'aganira n'abigishwa barimo baganira. Akavuga ati ariko wigenda. Kusubura genda ujya hehe? Ati kuko tugukunda nyamara nzagenda. Ariko nta nicyo yarabasigiye kifatika. Baramutitiriza bati nta agiye kuyaga ati ntabwo ngenda njyenyine, sinagira ngo mbasige mwenyine. Mureke ngende, ninagenda ntabwo muzabona umufasha. Ariko ningenda nzaboherereza umufasha. Haleluya. Ntabwo nzabasiga mwenyine. Sinzabasiga nk'imfubyi, sinzabasiga nk'uko mumeze. Oya, nzaboherereza umufasha.
haleluya. Nzaboherereza umwuka wera, uwazatsinda bisi abemeza iby'ibyaha, azatsinda bisi abemeza iby'ibyaha byabo. Umufasha w'umwuka wera. Uyu munsi ndashaka kuvuga umumaro w'umwuka wera mu muntu. Nugira ishaka ujye urusaba ngo mwami, ndifuza ko umwuka wera aba muri nje, ndifuza ko umwuka wera azatuka abana. Umumaro w'umwuka wera n'icyo umwuka wera amarira umuntu. Umumaro w'umwuka wera mu muntu ni icyambere. Umwuka wera atumarira, adukiza ibitwugarije. Cyo ni icyambere umwuka wera akora abantu batakora, imiryango itakora, amafaranga atakora, inshuti zitakora. Umwuka wera Emile adukiza ibitwugarije. Niyo mpamvu yaje yitwa umufasha. Umwuka wera aje kudukiza, adukiza ibitwugarije. Iyo bavuze ngo ibyugarije abantu, harimo ibintu byinshi babyugarije abantu. Harimo amagisida, harimo impfu, harimo amarozi, harimo ibintu byinshi. Umwuka wera adukiza ibitwugarije. Haleluya. Bya bitero byose tutabonesha amaso, umwuka wera yaje kudukiza ibitwugarije. Ariko nibifatika nabyo. Oya nyine ni kuvuga nere ku cyambere, ndavuga ibintu bigeze kuri 7. Ubundi ni ibintu 20. Ndakuze gushabuza. Mbese umumaro w'umwuka wera mu muntu, ndavuga ibintu bigeze kuri 7, ntabwo mvuga byose, ariko ubundi nka 20. Noneho icyambere dukorera gituma umuntu ahora ashaka umwuka wera, adukiza ibitwugarije. Ubana n'umurozi ntaguhitane, ubana n'umupfumu ntaguhitane, ubana n'umwanzi ntaguhitane, kandi hari ibyo yakoze, ariko umwuka wera akagudukiza ibitwugarije. Uraburya ntibukwice, bagambira kusara nusara, kuko umwuka wera, umumaro w'umwuka wera mu muntu ni ukudukiza ibitwugarije. Ariko mana we abari kumwe natwe buri munsi, iri jambo ubundi nuko abantu bataje ari benshi, benda baraza gusoza. Umwuka we, umuntu ufite umwuka wera, umuntu utunze umwuka wera, bamuroga, bafata umuceri bakawukarangamo uburozi bw'amoko yose, akaburya aho kugira ngo apfe. Umwuka wera akabihindura vitamine, akagukiza ibitwugarije. Umuntu ufite umwuka wera babafata injangwe bakayiryamisha mu mapine y'imodoka, bakayijyana muri moteri n'umenge yegereyemo, kuko adukiza ibitwugarije. Narabonyemo muri moteri ikanga kugenda. Umwuka wera ajya adukiza ibitwugarije. Bakohereza injangwe ari umuntu, umwuka wera akadukiza ibitwugarije. Umumaro w'umwuka wera mu muntu, ikintu cyambere dukorera, adukiza ibitwugarije. Nimba hari ibintu bikugarije ubona ko ukomeye, ndajya nkubwe ngo humura, umwuka wera n'umutunga azagukiza ibitwugarije. Isi ikeneye umwuka wera. Umuntu wese Imana yaremye akeneye umwuka wera. Umwuka wera niwe wenyine ugukiza ibikugarije, agakuraho imyanzuro y'abagome, agakuraho imyanzuro y'abapagani, akayiburizamo wiryamiye, urasinzira ntabwo asinzira. Umwuka wera adukiza ibitwugarije. Amen. 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 Icya kabiri, ubundi umwuka wera ntago ari umuriro. Oya, umuriro bawuzimye. Reka umuriro bawuzimye. Umwuka wera ntago ari umuyaga. Umuyaga bawukawe.
umwuka wera ni Imana mu muntu, ni Imana muri twebwe. Tuhereze papa icyubahiro. Umwuka wera ni Imana muri we mama, ni Imana itarogwa, ni Imana itagambanirwa, ni Imana batavuma, ni Imana badatongera, ni data wa twese. Umwuka wera ni Imana mu muntu. Reka ayiwe Imana ugumugisha. Ni Imana ituye mu bantu, ni kuko umwuka wera ntiyakuzamo hatarabanje Imana. Nuko umwuka iyo wabonga umuntu uramuzanye umwuka wera, ni Imana iri muri we, ni intebe y'Imana, ni Imana mu muntu. Haleluya, ni Imana mu muntu. Umwuka wera adukiza ibitwugarije. Icya kabiri, ni Imana mu muntu. Ibintu byigisha nk'Imana mu buzima bwawe, ufite Imana muri wowe. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Umwuka wera ni Imana mu muntu. Imana ihagarika ibitwugarije, Imana ikuraho imigambi ya Satani, Imana ivuguruza imyanzuro y'ababi. Umwuka wera. Icya gatatu, nihute. Amen. Umwuka wera ni umufasha, ni umufasha. Kandi mu ijambo ry'Imana tabura kuboneka mu byago. Umwuka wera icya gatatu ni umufasha. Ibyo udashoboye kwifasha araza akabigufasha. Ubu hari ibintu byakunaniye, umwuka wera ni umufasha. Umumaro w'umwuka wera mu muntu, icya gatatu ni uko ari umufasha. Haleluya, umwuka wera ni umufasha. Atari kumwe natwe ntacyo twashobora. Ni umufasha, kandi ni umufasha utabura kuboneka, ni umufasha usinziriye, ni umufasha ugenda, ni umufasha mu bibazo, ni umufasha mu burwayi, ni umufasha mu bukene, ni umufasha imvura iri kugwa, ni umufasha izuba ryacanye, ni umufasha abantu bagutaye. Umwuka wera ni umufasha. Umumaro w'umwuka wera mu muntu ni uko ari umufasha. Yitegura kudufasha ibyo tutashobora. Muri iri teraniro hari abo umwuka wera agiye gufasha ibyabananiye. Umwuka wera ajyaza akadufasha ibyatujengereje. N'uyu mwanya hari ibyo araza afatemiri. Ni umufasha. Elaboria, ni umufasha w'umwuka wera. Tumuhereze icyubahiro. Mwuka wera. Iyo bavuga umwuka wera ntabwo ari ugutitira. Oya. Iyo bavuga umwuka ntabwo ari ugutitira. Umwuka wera atandukanye n'impano. Ntabwo ari cya gishushanyo cy'inuma. Umwuka wera si cya gishushanyo cy'inuma ye. Umwuka wera yivanga n'amaraso yacu. Emile araza akivanga n'ubuzima bwacu, agatura muri twebwe, akagendera muri twebwe, akaba Imana mu muntu, akadukiza ibitwugarije, agahinduka Imana mu muntu, akaba umufasha. Aho ko numva nahaguruka yemwe. Ariko Mana ndebere kakamuswara. Maze iminsi ndi kuvuga ku mwuka wera, ariko ahantu ngeze kandi ibisakuriza birahari, ariko birabesha ntacyo bizantwara. Ntabwo ntacyo bizantwara. Reka kandi ari umufasha. Ni umufasha. Umwuka wera ni umufasha. Iyo abarozi baguhagurukiye apanga kugufasha kukurwanirira. Iyo akagambane kahagurutse apanga uburyo arakurwanira gukiza akagambane. Iyo bavuze ngo ntuzabyara apanga uburyo uzabyara agatangira kugufasha. Iyo bavuze ngo ntuzubaka apanga uburyo uzubaka agatangira kugufasha.
iyo bavuze ngo ntuzayarangiza amashuri apanga uburyo uzayarangiza agatangira gufasha. Iyo barimo bagutuma amahembe apanga uburyo yakumirira kure agatangira gufasha. Iyo atadufasha tuba twararangiye bene data. Umwuka wera ni umufasha. Yo tumuhereza icyubahiro abemeranywa nanjye. Umwuka wera ni umufasha. Ntukabura umwuka wera papa ni umufasha. Afasha imfubyi zitafite abo zihamagara akazifasha. Afasha abo bataye akabafasha. Afasha ababuze ihumura akabafasha. Afasha abadafite icyerekezo akabafasha. Iyo umwuka wera mu muntu, umumaro w'umwuka wera mu muntu ni umufasha. No mu gihe cy'ibibazo araza akagufasha. No mu gihe wambaye ubusa wabuze icyo wambara araza akagufasha. Umwuka wera ni umufasha. Amen. 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 Icyakane, umwuka wera ni urukundo mu muntu. Amen. Umwuka wera, umumaro w'umwuka wera. Nubona umuntu urukundo rwaragiye heba, nta mwuka waragifite. Nta wagikana n'urwango na bira byose bibi. Ikizakubwira ko umuntu asigaye ari vide nta kintu gihari, uzasanga nta rukundo kigira. Ubu umuntu uzamushiramo. Ejo rero mubwiriza abantu b'abanyabwenge kabisa. Pepe abantu basomye gusa hari iremera. Ngira abandabane ndabwana umushumba udafite urukundo. Bamwe njya turahosha abana ati uraho, bamwe kajya abahobera. Abana ati bite ati wiriwe. Ibi bintu biratandukanye. Ariko umuntu ufite urukundo ahera ruhanda ari umutoya akayambira, ari ukuza akayambira, ari umukecuru akayambira. Uraho umeze neza, Yesu ashimwe. Mu Imana umeze neza. Umwuka wera ni urukundo mu muntu. Amen. Amen. Umwuka wera ni urukundo. Impamvu ubona mu isi urukundo rwabuze, umwuka wera arimo aragenda yigendera. Umwuka wera acomoka akava mu bantu, abantu bagahinduka bakababi. Ukareba umuntu ukagibaze se hari n'abantu waba mu rusengero umwuka waratahari, waba umudiakoni umwuka waratakurimo, waba paseri umwuka waratahari, hari n'isengero adakandagiramo, waba umuririmbyi umwuka waratakurimo. Ariko umwuka wera ni urukundo mu muntu. Iyo umwuka wera ari muri wowe urangwa n'umutima w'urukundo. Urangwa n'umutima w'urukundo. Umwuka wera ni urukundo. Ni urukundo. Umwuka wera ni Imana kandi Imana ni urukundo. Umwuka wera ni urukundo. Nubona umuntu afite urukundo, ko umuntu yararitse mugenzi we, ko umuntu ari gusengera abandi, ko umuntu yasuye abarwayi, ko umuntu yafashije abakene, ko umuntu yatanze icyacu mu nzu y'Imana, suko yarenzwe. Umwuka wera aracyari muri we. Utari we ahitavuga ati nayo bahaye marakatsindwa ati tosheta tapopo tinyabahasha. Ariko umuntu uri mu mwuka wera aravuga ati icyo nzi cyo Imana ndi gukorera izamemba. Naho abantu batamemba, Imana ndi gukorera izamemba. Umwuka wera ni urukundo mu muntu. Igihe uzabona urukundo rwagiye, uzamenye ko umwuka wera yagiye. Nzi umuntu rwose yari afite urukundo, najya mureba nkavuga ni umuntu urukundo afite, umva ntiruzigera rucuye. Ariko reka babwire, umwuka wera yaragiye ruracuye, ruragenda ndamubura. Nkajya nkamushaka mu itorosi mubone. Arababwiye umwuka wera yigendeye ni ikibazo. Aho yavuye ibi byose birinjira. Umwuka wera yagiye ibi byose biraza. Nubona umubyeyi afite urukundo ujye umenya ko umwuka wera hari. Kandi nubona urukundo ruri kugenda ujye umenya ko umwuka wera ari kugenda yigendera. Umwuka wera n'urukundo mu muntu. Iyo ari muri wowe, umumaro w'umwuka wera mu muntu nuko
agira umutima w'urukundo. Amen. 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 Mega kubwira ahantu ku rusengero rero mureke ntari umuntu emera byuga nimwana mu dushaka gufasha n'umubyeyi umeze nabi ni inzu yamusenyukiyeho umugati nyiri cyakameshatse bari ku murengwe waguteye n'uwe akamesaza akagenda bigirisho ndikura leta ku murengwe butwese inzu zadusenyukiye ngo nawe ngo tumufashe ngo inzu yamusenyukiye ngo murengwe waguteye n'uwe werari abantu bose bari mu rusengero bose inzu nizabaguyeho twese dufite ibibazo kwagenda unayamba hayi ngoma mikurombi mvuguruze ibyo bivuze nizere ko mutari mwicaranye Kujera makiza kajya ndekijisho kankamenya ikintu yatakaje urukundo. Umwuka wera arigendeye. Iyo umwuka wera yagiye urukundo rurabura. Icyo ni cyakangahemi. Ni cyakane. Si cyakane. Icyagatanu umwuka wera. Umumaro w'umwuka mu umwuka wera arihanganisha. Mbese ni umutsinzi mu muntu nuko atuma umuntu yihanganira n'igatari kuzihanganira. Umwuka wera mu muntu atuma umuntu yihanganira n'igatari kuzihanganira. Hari abantu benshi bakagombye kuba barimanitse mu migozi ariko umwuka wera aragufata wati humura ndi kumwe nawe. Umwuka wera umumaro w'umwuka mu aduha kwihangana. Aragufata akagukomeza. Aguha kwihangana. Baragutuka ukihangana. Barakubeshya ukihangana. Barakuvumuka. Iyo ari muri wowe urihangana. Iyo atari muri wowe ukuramo ikota ati amenyo ndayamaramo njyewe. Kunja amakoti amashati. Muneta wati genda umusinga ndakwereka. Ariko umuntu ufite umwuka wera muri we arangwa no kwihangana. Umumaro w'umwuka wera mu muntu arihangana. Nubona umuntu yihangana ujye umenya ko umwuka wera akiri muri we. Bimwe mu bimenyetso bikiranga umuntu uko yatakaje umwuka wera ubona atihangana. Umwuka wera kandi saba mu rusengero saba mu idini aba mu muntu. Ndimo ndavuga umumaro w'umwuka wera mu muntu. Abantu bajya hari ati dushiye gushaka umwuka wera ati Pentecote mukabigira nk'igitabo cy'umujyango nk'ikinyamakuru ati Pentecote ati vuze ati iminsi 50 banzu umumaro w'umwuka wera. Uyu mwuka wera twasigiwe yaje kunatarariza ibizamuka. Yaje guhagarika imyanzuro mibi. Yaje guhagarika uburakare. Yaje gutura muri twebwe azimya kamere. Umumaro w'umwuka wera mu muntu aduha kwihangana n'ibitihangana. Azimya kamere atazikoze mu mwamureba wowe ki umwuka wera aramutse afashe icyumweru kimwe akava mu isi afashe n'umunsi umwe akava mu bantu umunsi umwe gusa akigendera. Abantu barwana, abantu bakiyahura, abantu bakicana, abantu warakuntu bamera ariko umwuka wera na bomba atomike bayidutera kuri akantu harakantu ko zoga gakuru gato niko na bomba atomike bayidutera. Reka babwire kizaba kumukara kurimo. Umuntu aragutuka akajya gutuka ukajya umureba akagutuka ukajya umureba ugahinduka ukamureba akagutuka. Umwuka wera Satana kwate kuseno ufite ingumi wamuteye ingumi. Satana turi kusuru ubundi se urareba cyangwa ntakureba. Umwuka wera bati oya umuntu udafite ibiro bingahe ukuntu umwuka wagoya uri umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana. Suko nkora. Suko ndi Imana yawe
umwuka wera. nzi umuntu abyutse arabwira ati barana ati ngiye kwiyahura ndagiye. Tugiye ati ngiye kwiyahura. Haba ati birancanze bikise ati birancanze yewe. Nibiki ati birancanze nihangana ati ndagiye. Ndamubwira nti ati kwihangana byana. Uracyari umukristo ati nubwo se uragiye koko. Ati ubu ndagiye. Ariko se koko yaragiye. Aragendaga. Ageze hejuru y'amarungu umwuka aramubuza. Aramuga ngo ariko iyi kigeragezo ubu kihanganiye inyuma y'igeragezo sindi Imana yazaguhoza amarira. Kihanganira utahe. Ahita amagara. We uzi ko nawe nagiye ngo ukafotore guhereke ngo ndi hejuru y'amarungu. Arafoto aranye ngo ndagarutse. Ngo numvishije ijwi. Umumaro w'umwuka wera atuzimiriza ibirungurira imishiha amahane. Impamvu utariyahura, impamvu utarahitana umuntu, impamvu utaritera icyuma ni uko hari umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera mu muntu aduha kwihangana n'ibitihanganirwa. Muri iyi si hari ibintu bitihanganirwa. Ko bihari birahari. Umuntu araguhemukira ukibaza nimba ari umuntu waruzi bikakuyobera. Umuntu agukora amakosa ukibaza nimba ari bikakuyobera. Umuntu arahinduka ukibaza nimba ari we bikakuyobera. Ukajya ureba mu kirere ukibaza ariko ni we ni mwene data bikakuyobera. Uhereza umuntu inguzanyo amafaranga akatwara ukibaza ese niwe nagurije bikakuyobera. Umwuka wera umara umwuka wera akaguha kwihangana. Hahirwa uwihanganiye umugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana ategura abayikunda. Ndabwira umuntu wese unkurikiye saba umwuka wera. Umuntu udafite umwuka wera hano imbere ntazahanyura. Haranyerera. Impamvu uri kubona abantu umuntu wabona umuntu wavugaga Yesu byaranze umwuka wera yarigendeye kandi amenya amakuru. Iyo umwuka wera kuvuyemo kugira ngo azagaruke ntibyoroshye. Impano ze ntabwo zigenda ariko umwuka wera warigendera. Impano ziguhanga, Imana ziguhaye ziguhanga ugatitira ugasengera umuntu agakira bari kuba wararangiye. Ariko umwuka wera we ava mu muntu akigendera. Abantu benshi ntibabizi. Abantu ntabwo bari bamenye umwuka wera n'impano. Impamvu ugifite umutima w'umuntu, impamvu bakora urutonde rw'abakozi bakuvanaho ukihangana ntusakuze, impamvu bazamura abandi ntusakuze, impamvu boss agusuzugura ntusakuze, impamvu bagufata n'imyanzuro ntusakuze, impamvu bahemba ukorera abandi bagahembwa kandi no ukora abandi bakuzamuye ntusakuze. Ni umumaro w'umwuka wera muri wowe uva ngo ihangane igihe kizagera nzakuzamura aguha gutuza. Impamvu besherwa ntusakuze, impamvu wagucuraganya ntusakuze. Umumaro w'umwuka wera aduha kwihangana n'ibitihanganirwa. Bantu munkurikiye bakozi b'Imana banyamasengesho, igihe cyose uzabona utakibasha kwihangana ujye umenya ko umwuka wera yigendeye. Igihe uzabona kwihangana bikunaniye ujye umenya ngo umwuka wera yaragiye. Wa mubyeyi unkurikiye, abakobwa benshi munkurikiye, umukobwa udafite umwuka wera ntiyihangana, aterura amadobo mu gitondo akishingira bakavuga atari gusiga wigera ati oya ndagiye, ati oya, ati imyaka ibaye 30 ndagiye. Ugiye hehe wakihanganye ukazambara agatimba ubwo urajyayo? Iyo utihangana ufata indobo ukishingira. Ariko umuntu ufite umwuka we arakomeza akihangana agategereza. Iyo umwuka wera ari muri wowe ujya muri banke ugakora ku mafaranga y'abandi ukajya uyabara kandi uhembwa wenda se 500 cyangwa 200, ukajya uyabara satana bati wacomoyemo. Umwuka wera akavuga ati oya ndi umukristo, komeza umukristo ukihangana kugeza igihe bazakuvana kuri 200 bakugeza kuri 500 ukazakora kuri miliyoni. Umumaro w'umwuka wera nukaduha kwihangana n'ibitihangana. Umwuka wera y'umufite
bosi wawe aragutereta kamwe ati ndakuzamura ugeze hejuru ariko tujye mu byaha. Umumaro w'umwuka araho ati uri umukristo, Imana wamenye warayimenye, aka kazi nta kintu kakumarira, ibyemerewe ukamuga ati ntabyo nkoze ngewe n'umukristo. Uwo ni umumaro w'umwuka wera. Iyo uri umunyamubiri urahira, uragotomera, nta mujyana ubu ufite. Ubu ngubu hari abantu bagiye gutambuka ati iri jambo ntabwo ndikurikirana, ntabwo riryoshye. Sawa. Arabona amenye binjiye. Reka mbabwira nshuti yanjye umumaro w'umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera ubucuruza, ufite business ucuruza, udafite umwuka wera akajya ahengeka, ibuye bakariconga, iripimikira n'aba ari ryo bazana, bakazana irindi, ariko umuntu bakanusura ugasanga uri gutanga ibituzuye. Ariko umuntu ufite umwuka wera atanga ibintu byuzuye rwose. Umwuka wera guha kwihangana ukarya kagabo. Aha ndahatinze. Iyo umwuka wera badahari, ndababwije ukuri, nanjye ntabwo mba nyiri hano. Emi uhari wowe? Aha, sawa. Mazawa yankuye. Mwese mwa muri hano? Wowe yankuye. Twagiye duca mu bintu bikomeye. Umumaro w'umwuka wera mu muntu aguha kwihangana. Niwe twemeza iby'ibyaha rega kanabituvana. Kaduha n'imbaraga zibivaho. Icya gatanu, umwuka wera, umumaro w'umwuka wera adukiza agasuzuguro k'abadayimoni. Umumaro icecekere, nushaka usekere umutima, nushaka winjoye ngutuze. Umumaro w'umwuka wera aratuza kubikira, akazagukiza agasuzuguro k'abadayimoni. Akakagukiza. Hano hari abantu bazabibona. Hari abantu aza umva birahindagana bigahindagana akabyihorera umwuka wera abicungira hafi, bigahindagana ugasuzugura ukihangana. Umumaro w'umwuka wera akadomo kamara kugeramo neza, akagukiza agasuzuguro k'abadayimoni. Gusuzugura hari areba yitegereza. Ngwiki bapanga mu mitima yo gusuzugura umwuka wera ari kubireba. Babipangira iyo utareba areba. Bapanga kugutuka areba. Bapanga kugambana umwuka wera areba. Bapanga kukurogesha areba. Bapanga kukuroga areba. Bapanga kukwirukana areba. Umwuka wera gapanga kuzagukiza agasuzuguro. Umumaro w'umwuka wera mu muntu nuko ajya dukiza agasuzuguro. Abantu Yesu yakiza agasuzuguro byari bikomeye, nimwamera icyubahiro. Hari abantu Yesu yaba yarigeze akiza agasuzuguro ngo tugire gutya duhereze Imana icyubahiro. Umumaro w'umwuka wera adukiza agasuzuguro katugeze hano akakadukiza. N'uyu mwanya hari abagiye kugakiza. Rekosika n'uyu mwanya hari abagiye kugakiza. Ndahanuye muri iri teraniro kuri Pentekote ejo ni kurukuzura umwuka wera, hari agasuzuguro umwami Yesu aje kugukiza. Umumaro w'umwuka wera mu isi ni ukudukiza agasuzuguro. Belasi ni mo eneko. Umumaro w'umwuka wera adukiza ibitwugarije, akadukiza n'agasuzuguro k'abadayimoni. Ahantu hose kanyurira umwuka wera yitegura kukadukiza. Ko ndi kumva kadukiza, ko ndi kumva kaduenye kosi n'imondera. Agakureho turakarambiwe. Ubu hari abantu bahora ngo uzahora usuzugurwa, ngo bazagukandamiza. Bazabitegereza abahebe. Turabyanze. Umumaro w'umwuka wera nuko agukiza agasuzuguro k'abadayimoni. Ubu hari abavuze ngo ntabwo uzigera wubaka. Ubu hari abavuze ngo ntabwo uzigera wishima. Ubu hari abavuze ngo ntabwo uzigera utera imbere. Ubu hari abavuze ngo ntabwo uzigera ugira ijambo nk'abandi.
umumaro w'umwuka wera mu muntu adukiza agasuzuguro k'abadayimoni. Hari agasuzuguro ndi kumva n'aka kanya agiye kudukiza. Iyo abantu babo dusaba umwuka wera, abantu bajya ngo nugutitira. Banza usobanukirwe umumaro w'umwuka wera muri wowe. Banza umenye neza ko utamufite hari ibyakuzengereza. Kuhabwa umwuka wera tayari kwakira gukira agasuzuguro. Umumaro w'umwuka wera nuko adukiza agasuzuguro k'abadayimoni. Kandi abantu benshi karabajengereje. Kuba udatuza umwuka wera, agasuzuguro karaza, umwuka wera akagukiza. Reka mabwire, ubuse ndi kwivuga nihuta, ariko se mbabwire agasuzuguro kari kuri Esiteri. Nkababwire bavuga ngo ntabwo azigera ashaka. Nkababwire bavuga ngo ntiyize. Nkababwire bavuga ngo nipfubyi. Ako nagasuzuguro. Buriya bavuze byinshi. Ubuse mbabwira agasuzuguro kari kuri Morodekayi se wa Esiteri. Hamana ahora mucamucunaguza kugira aho yandika izandiko so kuzica abayuda bose. Nta makosa bakoze, nta byaha. Ariko umwuka wera, umumaro w'umwuka wera adukiza agasuzuguro. No muri kano kanya hari abantu umwuka wera agiye gukiza agasuzuguro k'abadayimoni. Mbabwire, ubuse mbabwira agasuzuguro kari kuri Yosefu. Afungwa nta cyaha afite. Ariko umumaro w'umwuka wera wamukiza agasuzuguro, yisanga ibwami n'abamufungisha bamuzira mu birori. Ari uwa kabiri ku mwami. Ndakwatura ihumure, Kristo agiye kuza mu buzima bwawe. Umumaro w'umwuka wera twaramuhawe, twaramusigiwe. Nta kindi ni ukugira ngo gukiza agasuzuguro. Nturi wenyine, yadusigiye umufasha w'umwuka wera. Amen, amen. Ntabwo turi twenyine, yadusigiye umufasha w'umwuka wera wo kudukiza agasuzuguro. Yesu ajya kujya mu ijuru, yadusigiye umufasha w'umwuka wera. Kandi kagomba kuvaho mu izina rya Yesu. Karavaho mu izina rya Yesu. Karavaho. Ubuse mbabwira agasuzuguro ka Daniel. Ubuse mbabwira agasuzuguro kandi ni benshi. Ubuse mvuga Kayimiri. Ubuse mvuga kanjye. Ubuse mvuga iki? Umwuka wera dukiza agasuzuguro, duhereza Imana icyubahiro. Niba hari agasuzuguro kakuriho, kazakuvaho, kazava imbere yawe, kazava mu buzima bwawe, kazava mu bana bawe, kazava mu muryango wawe, kazava muri bizinesi yawe. Umwuka wera azagahagarika. Relashana mondele kosika. Umumaro w'umwuka wera ni ukudukiza agasuzuguro k'abadayimoni. Upfa kuba waramuhawe ukamwubaha. Abavuze ngo ntuzagira agaciro, abavuze ngo ntuzishima, abacukuye inzobo, abifuza ko upfa utenyutse, abifuza ko usara, abifuza ko utoragura amashashi, abifuza ko wandagara. Umwuka wera yiteguye kugusama akagukiza agasuzuguro. Yesu ajya kujya mu ijuru avuga ati, iyi si ndayizi, sinzabasiga nk'imfubyi, sinzabasiga mwenyine, nzaboherereza umufasha. N'iyi si ndayizi, irimo abagambanyi, irimo abanyamashari, irimo abanyabinyoma, irimo abantu biyoberanya. Sinzabasiga mwenyine, irimo abanyamatiku, irimo abarozi, irimo inzangano. Yaravangwa bana banjye, sinzabasiga mwenyine, mbasigiye elekosika, umufasha w'umwuka wera adukiza agasuzuguro. Ekosika ni mondere pai. Aho nari gusenya umwuka Imana namwe ngo ninze mbwira abantu kuri Zoom ko nta gasuzuguro na kamwe Imana itazakiza abantu bayo. Imana ishimwe. Nibyo ubona ko bikomeye imbere, imeze nk'uruzi, imeze nk'inyanja. Ko kaba kangana kose cyaka. Yesu abinyuramo inyanja igatandukana. Relasika ni mondere pai. Yesu ajya akora ibintu bikomeye birenze ubwenge bw'abantu. Ntiwibe ntugire ubwoba, Yesu abirimo. Imbaraga z'Imana ziracyakora. Umumaro w'umwuka wera adukiza agasuzuguro. Imana ishimwe. K'abadayimoni. Amen. Amen, amen. Icya gatandatu,
umumaro w'umwuka wera aduha gutunga. Maze kwibagirwa no kuturekera ariko ibyo ni cyakarego. aduha gutunga. Aduha gutunga. Ngino mwicenye ngo uzatunga uri hano muri iyi si. We ashinzwe muri iyi si kuduhindura ubuzima, akatudekora, akakudekora. Niyo mpamvu usa gutya. Agwa kukudekora. Impamvu promese guseka kuriya ni kudekora. Impamvu ndora mukobwa wambaye rinete yasokoje gashatse kari haraje ni kudekora. Impamvu na Peter yemeze kuriya na gashaneti mu ijosi ni kudekora. Umva impamvu ubona abantu bafite fresheri nuko bataje ngo muri ukuntu bari kuyaga. Uyaga abarozi bahari, ukayaga abanzi bahari, ukayaga bari gutongera, bajya mu gitondo bagasanga urasa neza, aguha gutunga. Impamvu ubona keza ameze kuriya n'ibimenyetso byo gutunga. Reba umusatsi ukuntu umeze, urumva neza. N'ufite itiku iguhishira mu itiku, niyo bimenye, ariko umwuka warari mwiza. Uba ufite itiku akaguhishiramo, abantu bakajya bati ndishwe tuzi ko yapfuye none muzima, none aracyagenda, duzi ko kivuga bikemera. Umwuka wera, haleluya, umwuka wera. Aba bantu nuko bihishe baje hano barafreshere bafite. Umwuka wera aduha gutunga. Nubona utuye mu nzu nziza, ni amasezerano. Ntabwo ari ibiganiro. None se mwibuke, reka twibukiranye abantu bafite amasezerano. Ubuhanuzi bwaciye. Ntabwo Imana yakubwiye ngo uzajya hanze. Ntabwo Imana yakubwiye ngo uzabyara abana beza. Yari kubwiye ikoresheje umwuka wera. Ntabwo Imana yakubwiye ngo uzatura ahantu heza. Yari kubwiye ikoresheje umwuka wera. Ntabwo Imana yakubwiye ngo uzambara ikote mu byiza, urako njyambaye. Ayi wewe sora we urabona kuna nabra namba agakote mu byiza wa mugabo. N'umwuka we no gutunga, agwa no gutunga n'agakote ukakambara, abazimu bahari, abanzi bahari, ukakambara. Umwuka wera guha gutunga. Hari abantu umwuka wera agiye guha amafaranga muri literane. Ni itegeko, umwuka wera aguha gutunga, aguha kugira akazi, aguha kugira ubwenge, aguha kwakira, aguha gutunga ibyo abandi badafite, aguha umugisha, akushakira umugisha, aguha igikundiro, aguha gutunga. Uwo ni umumaro w'umwuka wera mu muntu. Nimba wihebye umuntu uzatunga, umwuka warapfa kuba muri wowe, umunsi umwe azaguha gutunga, uzatunga. Nzabagira imitwe sinzabagira imirizo. Azaguha gutunga, azaguha gutunga, uzagira agaciro. Azaguha nzenda ku bya data ntibamenyeshe. Azaguha gutunga. Haleluya, haleluya. Azaguha gutunga mu muryango wawe, azaguha gutunga. Ujye ubafasha, azaguha gutunga. Abakurekuye bazakwifuza, azaguha gutunga. Abavuga ngo uzicwa n'inzara bazakwifuza, azaguha gutunga. Abavuga ngo uzasara bazabura basara, azaguha gutunga. Akwibagiza ibihe bibi wanyuzemo, mwuka we. Reka mvuge cyaka ndavuga 8. Uwe ni 20 kavuga 8 senga. Icyakarindwi, umwuka wera atumenyera amakuru. Ni maneko w'ijuru. Maneko mukuru. Ndakumva amakuru y'umurwa, uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umusumwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, ndi hafi kujyayo. Umusumwe nzawinjiramo. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babiciwe ikamba ry'izahabu. Umusumwe nzawinjiramo. Umwuka wera
amakuru, akumenyesha amakuru. Ni maneko, atumenyesha ibizaba, atumenyesha ibyenda kuba, atumenyesha iby'ijuru, atumenyesha ibyahazaza, atumenyesha ihigiriya, atuberayo mu nama, atuberayo mu muhanda, atuberayo bari kugambana, atuberayo bari kwandika inzandiko bimano, atuberayo bashaka guhitana, atuberayo bari kohereza amahembe. Rela la siribo enemo, umwuka wera tumuhereze icyubahiro. Yesu Kristo yadusigiye umufasha w'umwuka wera, aduha amakuru y'ijuru, aturemera ihumura aciye mu makuru. Arakubwira ngo nzakugira neza, akaguha amakuru. Akakubwira ngo nzagukuza ugakura, akakubwira ngo uzubaka ukubaka, akakubwira ngo uziga ukiga, akakubwira ngo uzagira agaciro ukakagira, akakubwira ngo gusimbukiza ipfu ukazisimbuka. N'uyu mwanya hari abazisimbutse. Umwuka wera duha amakuru. Arakubwira ngo nzaguhakura mu karama, arakubwira ngo uzarya ibyica ntacyo bizagutwara, ukabirya koko ntibiguhitane. Hari abantu babonye umwuka wera baha amakuru bakayabona ngo bahereze Imana icyubahiro. Ndakubwira umwuka wera utanga amakuru. Arakubwira ngo nzakujyana mu mahanga ukajyayo, arakubwira ngo nzagutuza mu gihugu ukagituramo, arakubwira ngo nzaguha ijambo akariguha, arakubwira ngo nzaguha ubwenge akabuguha, arakubwira ngo nzakujyana muri misiyo, arakubwira ngo nzagukoresha. Ini pataraboni ya sinimo. Umwuka wera atanga amakuru yizewe. Amen. Ndabisubiramo, mwuka wera atanga amakuru yizewe. Lela shine kosi ni mondere kotre mandore pai, lela zini mondere kosika. Mwuka wera atanga amakuru yizewe. Bakozi b'Imana mungurikiye, banyamasengesho mungurikiye, ntukabure ku mwuka wera, ntukabure ku mavuta. Igihe cyose duterana dushaka amakuru, n'ubu duteranye dushaka amakuru. Aho ya n'ubu twicaye hano dushaka amakuru. Arakubwira ngo nzakugereza mwana wanjye, humura nzaguha ukiga, humura nzagutetesha ugateta ukabukora, humura nzakurinda akakurinda, humura nzagukiza ibikomere akabigukiza, humura nzakurwanira akakurwanirira, humura nzaguha guseka ugaseka, humura nzaguha guheka ugaheka, humura nzagukuza akagukuza, humura nzakugwanirira akakurwanirira. Mariko mwuka wera, ariko mwuka wera iniwone bori yasika umwuka. Humura nzagukiza amarozi akayagukiza, humura nzagukiza amahembe akayagukiza, humura nzagukiza ibibyimba akabigukiza, humura nzakuzamura mu ntera akakuzamura, humura nzakuvura ibikomere akabikuvuma. Bari yasini mu n'uyu mwanya ni umwuka wera ko dugitangaza. Lekosi ni mondere, umwuka wera atanga amakuru yizewe. Ndabwira umuntu wese nkurikiye ngo shishikarira gushaka umwuka wera. Umwuka wera guha amakuru. Abantu bitsanya amakuru bayafite mu mitima yabo, abantu amakuru bayafite mu majenda yabo, abantu bafite ukuntu bazaba basa, abantu bafite ukuntu bazaba bameze, abantu bafite ukuntu bazaba babyibushye, abantu bafite baza mu modoka bazatwara, abandi baza abana bazabyara. Iyo wera risi ndakomere yani mushaka museke, ndani mushaka museke. Abantu bafite amakuru y'ukuntu bazatura iyo ngijya, abantu bafite amakuru y'ukuntu bazarama. Abantu bafite amakuru y'ukuntu igihugu kigiye gutera imbere, abandi inzara irahagurutse, abantu bafite amakuru y'ibiciro. Erabori yasinimo. Umuntu mwicaranye mubwire ngo ntukabure ku mwuka wera. Umuntu wese udafite umwuka wera yahombye iby'agaciro, yahombye iby'agaciro. Mwuka wera akubwira amakuru y'umuryango, akubwira amakuru y'abavandimwe, akubwira amakuru y'abana, akubwira amakuru enemo. Nta kintu na kimwe gitungurana umwuka wera, nta na kimwe. Ariko abantu batuzura umwuka wera, badafite umwuka wera bafite iki? Mwuka wera arakubwira, akakubwira ibintu bizakubaho, akakubwira ibitazakubaho. Umwuka wera arakubwira
yigeze abwira tuzakwigishiriza ku muntu uzamumenya. Umwuka wera ni igitangaza. Umwuka wera ni ubu ni kwiga isomo ry'umuntu wese ku isi. Umuntu hari umuntu uvuze ntavuze hari ku mwuka warambwiye ngo wera ni mwana wanjye zakwigishiriza ku muntu uzamenya umuntu. Mwuka wera umuntu wateguye iparato iriho ibiryo uruhande rwe ruroze, uruhande rwacu yaruroze, urwe ataruroze sha umuntu ariko umwuka waratihindukiza akaduseka ati haleluya bakoze Imana amen yo muvuye mu itatu yo haleluya umwuka wera arambye ati wera ari mwana wanjye wibona uko aseka ibona uko aseka wimurabona uko aseka wera ari mwana hindura iparato ndayikatisha iparato ndayikatisha uburozi bwerekeza ku gihande kindi burye ni wabuteguye urwishigishiye araruhubagura burye ngo kawera duha amakuru yigeze ngo ati wera nzakwigishiriza ku bantu nzakwigishiriza ku muntu umuntu ndamwise umuntu yego ko ngo hari umuntu padiri yabajije ngo umuntu ni iki umuntu ngo umuntu aramubwira ngo umuntu ni umuntu padiri ngo uzamubara umubonye. Mwuka wera ashaka kubwira ijambo rimwe ukajya ngo riroroshye ari rinini ari rigari ari ijambo yarambwiye ati wera risi nzakwigishiriza ku muntu. Ndi kwiga ndi kugenda ndi amashuri umuntu yakubera mwiza, umuntu atuma ujya kunyura mu ndege, umuntu atumurira, umuntu atumuseka, umuntu atumurara usepfurwa, umuntu atumurara uvuza impundu, umuntu atumurara wibaza, umuntu atumurara umanika amaboko, umuntu ashaka gutumurara ugenda mu nzu, umuntu yatumura usohoka mu nzu urimo ukajya kurara hanze, umuntu rero kandi yatuma uzamuka mu ntera, umuntu yatuma ubona uri indege nkajya Canada cyangwa nkajya muri Amerika, umuntu yanegera rwose ukuntu ndi muri Amerika, uvuge ngo umuntu yemwe umuntu yakuzamura kugeza ibwami, umuntu yakugeza rutakezwaga, umuntu yakwicisha, umuntu yakuroga, none se tuzengerejwe n'abandi ni ibiti se mubyeyi warasha umuntu satani araroga abantu bajya kumushikisha bakajya gushaka imbaraga satani yibere mu kuzimu akamuzikura n'ibyapfuye n'ibiki byose nizanyabinyo bakazisikisha zibere mu kuzimu. Umwuka wera atahatubereye mwuka wera ni ukubwira ngo ibyo barabyohereje ariko ndi Imana yawe nzabana nawe ndi kumwe nawe. Baheruka kubinyohereza gutera ubwoba barabyohereza ndyamye ku masaha 8 barabyohereza mbona barabyohereje umwuka wera abikuraho mwuka wera abikuraho abikuraho neza mbona birondotse biragiye birondoka biragenda kandi nagize ibihe byiza ndi mu kurusengero twasinye abantu bakira indwara barakira pe barakira. Mwuka wera ntashe njyamye nubijwe nambye ati usenge cyane ndasenga nka saa 8 barabyohereje ngira ngo inzu barayigurukije abantu batajya bamenya ko birego bibaho kare ngwino ngere hano sinzi ibiri kuza mu byo bya WhatsApp niwe yawashyizemo atari Imana itanga amakuru. Waryama mu gitondo ntuvyuke nokuri aha ndatinze umwuka wera aduha amakuru noneho si amakuru gusa arayaduha akayatumenyesha ibyiza akabisohoza ibi akabidukiza akabikuraho. Ariko ujya ubundi hari ikintu kiruta amakuru amakuru yo mwisi bagwa amakuru wenda nanasohora ariko umwuka wera akwa ngo uzaguha abana babiri
ejo we ntabwo abonye umusaza aza gushimana kuri sheri, nta musaza abonye, nta musaza abonye Imana we ngo abana b'abahungu akaza gushimana afite umwana w'umuhungu. Umwuka wera akubwira ufite imyaka 40 akavuga ati urubyaro warubuze nguhaye umwana, abana akavuza akamuguha. Ndibabona Imana mwese ngo cyego Imana ariko Imana irarohoza we. Umwuka wera atanga amakuru. N'uyu mwanya ndabwira umuntu wese umurikiye ko ntukabure amakuru y'ijuru, ntukabure amakuru y'ijuru. Ava ku mwuka wera. Icyanyuma umwuka wera atanga amahoro. Amahoro atanga utabona mwisi. Cyanyuma niho shoreje atanga amahoro. Umwuka wera atanga amahoro. Amahoro yuzuye ntabwo wayakura mu madolari, ntiwayakura mu mafaranga, ntajyanye n'ibyo umuntu atunga. Kandi amafaranga ni meza, ariko ndababwiza ukuri ko ushaka kujya amafaranga ariko ntugire amahoro cyane. Ariko umwuka wera atanga amahoro. Ukaryama ugasinzira utari gusinzira, umwuka wera guha amahoro ugasinzira. Aho utari gusinzira akira amahoro Yesu atanga, akira amahoro ava ku mwuka wera. Umumaro w'umwuka wera mu muntu aguha amahoro muri wowe ukagira amahoro. Za dayimoni za nyabingi uduhinda tw'iwanyu, karande z'iwanyu, ibitutsi by'abantu, inyuro z'abantu, umwuka wera arakoropa ibyo bintu byose akajugunya muri puberi ugasinzira nk'agahinja. Umwuka wera aguha amahoro, acira amahoro nawe nkurikiye. Umwuka wera naguha amahoro ujye uryama neza usinzire neza. Umwuka wera aguha amahoro. Amahoro atanga n'ahandi wayabona, amahoro atanga n'ahantu wayakura, n'ahantu wayagura. Umwuka wera atanga amahoro. Ni ibintu 20 ntabwo nava ngo birangize nshoreje ku mahoro agira. Imana iguha umwuka wera aguha amahoro. Umwuka wera guha amahoro, amahoro akayavanga n'uburinzi, amahoro akayavanga n'umugisha, amahoro akayavanga n'igikundiro, amahoro akayavanga n'ubwiza. Umwuka wera, umumaro w'umwuka wera mu muntu aguha amahoro abayakubuza bahari. Ibyo aguhaye byose abishyiramo amahoro. Aguha amahoro abari kukuroga bahari, aguha amahoro abari kukwitana bahari, aguha amahoro abacukuye urwobo bahari, aguha amahoro abatongere bahari. Umumaro w'umwuka wera mu muntu nuko atanga amahoro. Ndagira ngo dusenge Imana. Waruzi impamvu kwe gusaba umwuka wera? Hari ibintu umwuka wera yagukorera utakorerwa n'inshuti n'abavandimwe. Umwuka wera nubasha gukiza umuntu ibikomere. Ibikomere ufite naho ndagukiza, ariko umumaro w'umwuka wera adukiza ibikomere. Ibikomere byo mu miryango, ibikomere by'aho twari twizeye, ibikomere by'abavandimwe, ibikomere by'inshuti. Umumaro w'umwuka wera araza akagukiza ibikomere akaguha amahoro. Birashaka muri cyo ufite ibikomere, birashaka muri cyo ufite agahinda, birashaka muri cyo ufite ibibazo bitandukanye. Ndagira ngo ngusengere. Birashaka ko wacitse intege, birashaka ko watenebutse. Reka nkubwire, ntugatakaze umwana. Haranira gutunga umwuka wera muri wowe, haranira gutunga umwuka wera muri wowe. Birashaka urukundo rwari rwarakamye, haranira gutunga umwuka wera muri wowe. Umwuka wera n'abari muri wowe, hari ibintu byinshi uzabona bitsindwa imbere yawe, ubona ubutsinzi mu buzima bwawe. Umuntu wese ufite icyo yumva yaracitse w'intege, nashewe ikiganza tubanze usenge icyiciro cya mbere. Tubwire Imana ngo Mwana, hari aho twacitse intege, ongera tugarure umwuka wera, ongera utweze udutungane. Urahari?
tukabona ibitariho tukagendera. Reka dusenga Imana. Imana igumugisha. Reka duhamagara Imana. Umwuka wera aduha amahoro. Ibibazo bihari, intambara zihari, umuntu yabuze icyerekezo. Mwuka wera aduha amahoro, atanga amahoro, atanga amahoro. Yo, najyanye nk'ikigoko nta na kimwe. Birashoboka ko wari umaze igihe ubuze amahoro ukajya mu rwego ubura ibitotsi, ariko reka nkubwire umumaro w'umwuka wera mu muntu. Aduha amahoro, adukiza ibikomere, akaduha amahoro. Muri iri teraniro hari abantu umwuka wera agiye gukiza ibikomere. Kandi nkubwire, suzugura abadayimoni, kuko aho ugeze ntabwo ari impuhwe z'abantu. Aho ugeze ni imbaraga z'Imana. Imana ikugejeje aho ifite n'ahandi izakugeza. Ndagusabira umwuka wera ngo ature muri wowe. Umwuka wera wo kwihangana, umwuka wera wo gutsinda, umwuka wera w'ubutsinzi, umwuka wera ugukiza ibitwugarije. Ndagusabira umwuka wera ngabe muri wowe, kuko aho ugeze ni umwuka wera, ni Imana. Umwuka wera ni Imana mu muntu. Ndagusabira ngo Imana iture muri wowe, imbaraga z'Imana zibe muri wowe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Ndagushimiye kubw'urukundo rwawe, ndagushimiye kubw'imbaraga zawe zikomeye, ndagushimiye kubw'ubushobozi bwawe, ndagushimiye kubw'igitinyiro cyawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, mucunguzi mwiza. Uri umwami mwiza, uri umwami w'abantu. Muri aya masaha turimo turavuga ku mbaraga z'umwuka wera. Turavuga imbaraga zikomeye, turavuga imbaraga zibohora, turavuga umumaro w'umwuka wera mu muntu. Umwuka wera atari muri twebwe kwihangana ntibyakunda, ariko umwuka wera ajya tuzirika kigufiya tukihangana. Tubonye abantu benshi biyahura, tubonye abantu benshi bagwa, tubonye abantu benshi baba mu by'Imana, ariko ndasengera umuntu wese wari ucitse intege, wari utendebutse, wumvaga yabivamo, wumvaga yasubira inyuma. Ndamusengeye ngo umwuka wera yongera mugenderere, umwuka wera yongera musure. Abantu benshi ibintu by'Imana babivuyemo, ariko umumaro w'umwuka wera ni ukumushoboza kwihangana, n'ibitihanganirwa akabyihanganira. Oh, haleluya. Ndasabira ababyeyi kwihangana, ndasabira abagabo kwihangana, ndasabira abakobwa kwihangana, ndasabira abatuye isi kwihangana, ndasabira urubyiruko kwihangana, ndasabira enemone payi, rinda abantu kwiyahura. Umwuka wera nature mu bantu, ababuze kwiyahura. Ndasabira abantu kwihangana, abambuwe bihangane, abatutswe bihangane, abanzwe bihangane, kubw'umumaro w'umwuka wera. Iyo baba abarubizwe n'intambara zitandukanye, baha imbaraga zo kwihangana. Umumaro w'umwuka wera mu muntu ni ukumushoboza kwihangana. Abantu benshi bari gutakaza umwuka wera, kwihangana bikanga, ariko ndasenya umuntu wese dukurikiye ngo umuhe gushobora kwihangana. Umugabo dukurikiye umushoboze kushobora kwihangana. Umuntu wese. Haleluya, haleluya. Renasharamo urakitane mondere kosika de fra. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye Papa, ndagushimiye Papa, ndagushimiye ko abari abantu bawe. Ubabariye ababyeyi, babariye abagabo, babariye abasore, twebwe twese turi hano uratubariye Mwami Yesu. Buri muntu wese atekereze ku maro asanze aracitse intege, ariko turavuga ngo imbabazi zawe nituzo Mwami. Urakoze kutwejeje kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe n'amaraso yawe. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.